Turi tariki n'ubundi 27 ukwezi ko ni Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu dufite amakuru y'uko Lieutenant Colonel Wiringoma akiri mu buzima, akiri guhumeka, akiri mutaraga. Byagenze gute ko mu minsi yashize twababwiye amakuru y'uko yaba yaraguye mu gitero cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cya drone yagabye muri santere ya Rubaya, ariko ubu ngubu tukaba turi kuza tubabwira yuko ashobora kuba ari muzima. Byinshi kuri byo ndetse n'ukuntu byagenze n'amakuru twagiye tumenya nibyo turi buze kuba tubasesengurira kandi tubabwira. Turaza kubabwira yuko n'ubundi muri Mahanga aho imirwano naho ikomeje kujya mbere muri teritwari ya Masisi, aho M23 ikeneye kwisubiza ibice byo yari yambuwe ibice bigera ku 8, ariko kugeza ubu ngubu ibice 5 harimo Ruke, harimo Katotobo, byose na Gasenyi byose byamaze kuba bigaruka mu maboko ya M23. Kugeza ubu hasigaye ibice bigera kuri 3 neza bitarasubira mu maboko ya M23, ariko ubu ngubu ni nkaho ari 2 kuko na Mahanga yamaze gusubira mu maboko ya M23. Aya niyo makuru tugiye kuza kuba twibandaho ndetse dusobanura ingingo ku yindi, umunota ku wundi. Niba ari ubwa mbere usanze kuri Miburo cyo mu Rwanda, kanda kuri like, ubundi ukande no kuri subscribe, tubone ko tubanye nawe 5 kuri 5. Kuri tariki 24 twabagejeje inkuru yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yabaguye mu gitero cyabereye i Masisi muri Rubaya. Ni igitero cyari cyagabwe na drone z'ingabo za FARDC zigaba neza ku nzu uyu Wiringoma byavugaga ko arimo, ariko amakuru turi kwakira atandukanye n'ayo ngayo neza twababwiye. Cyane cyane ko nubwo twabwiye ayo makuru, nta gihamya cy'uko neza twari twiboneye Wiringoma n'amaso yacu agwa ku rugamba cyangwa se yarashwe yapfuye. Oya, amakuru turi kwakira ni uko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba akiriho kandi akiri mutaraga, nubwo bitabujije yuko aho bagabye igitero aho muri Rubaya, muri santere ya Rubaya muri Masisi, igitero cyagabwe ahantu yarari neza, ahubwo bikavuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba ari kandi ari mu bitaro. Byagenze gute? Situation byagenze gute? Nibyo rero mari ngo babwire ijambo kurindi basobanurire ingingo ku yindi. Lieutenant Colonel Wiringoma watanze amakuru yavuze ko Lieutenant Colonel Wiringoma yagabwe igitero cya drone kikaza kumuhitana. Birashoboka neza ko cyagabwe ku nzu yari arimo, nk'uko wari watanze amakuru mu nzego z'ubutasi cyangwa umugambanyi yari yayatanze. Ibyo byo nta wabihakana kubera ko igitero cya drone cya ibisasu byagabwe ku nzu yari arimo. Ariko amakuru ahari avuga ko Wiringoma yafashwe akiri muzima nyuma y'igitero cy'ingabo za leta cya drone za FARDC, akajyanwa mu bitaro akaba ari kwitabwaho. Ubu ngubu akaba akiri muzima. Amakuru twagiye tuvuga akenshi nahamyaga neza ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yapfuye. Twese twaravugaga ngo biravugwa. M23 ntago yigeze ibitangaza ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yaguye muri icyo gitero, ariko havuzwe ko icyo gitero cyabayeho. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya FARDC batangaje ko bakoze operation ya mbere yivuganywemo umuvugizi mu cya gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko nyuma y'iminota mike cyane bahise baza barayisiba. Bivuze iki? Bivuze ko intasi yabo cyangwa se umugambanyi yari amaze kubabwira yuko Lieutenant Colonel Wiringoma akiriho, kubera ko nawe yabonye ibibaye aho bagabye igitero hariho yarari agira ngo birarangiye, ariko nawe yaje kwakira amakuru yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yese yihutanwa kujyanwa kwa muganga, akaba akiriho agihumeka ku mwuka w'abazima. Ibyo bintu ni ibintu byakomeje kugenda binkurura gushaka amakuru agiye atandukanye kuri byo, ndetse kandi nkareba facteur
z'uko byagenze kose, nkagaruka muri process z'uko cya gitero cyagenze n'uko byagiye bivugwa kugira ngo nemeze amakuru nyayo. Lieutenant Colonel Rwingoma ngo drone yaraje yavuye mu buvumo. Lieutenant Colonel Rwingoma akimara kwinjira muri ranzo drone irarasa. Ibyo ngibyo ni amakuru y'ubutasi cyangwa se ubugambanyi, ibyo ngibyo byo byari bigezweho. Ariko bikavugwa ko impamvu Lieutenant Colonel Rwingoma atayisapfa, ngo drone yaje ikarekura ibisasu kikubita kuri ranzo, mwarayibonye ukuntu amabati yari ameze, ngo noneho bya bintu byose bikamanuka bigahita bimuryamaho. Gusa ngo yakomeretse bikomeye cyane, akaba ari nabyo byatumye uwatanze amakuru avuga ko ashobora kuba yaguye muri cya gitero. Uwatanze amakuru akavuga ko yapfuye yarabonye uko yari ameze cyangwa se n'ukuntu igitero cyari kigenze, agatanga amakuru agendeye kuri ibyo ngibyo. Gusa amakuru turi gukurura, turi gushaka, ariko tugero kandi tukabona ko ari aya nyayo, ni uko Lieutenant Colonel Rwingoma akiriho, agihumeka ku mwuka w'abazima. Ikindi cya kabiri, nyuma y'uko leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo igisirikare cyo basibye ririya tangazo, byatangiye kuvugwa yuko bari bamenya amakuru yuko Sultani Makenga, General Sultani Makenga akiriho kandi we atigeze nakomereka habe na gato, kubera ko twarabibabwiye operation uko byagenze, kubera ko we kiriya gitero yagicikiye mu rusengero ngo ruri aho ngaho, aza guhita burirwa irengero. Ngo bari bazi ko ngo nawe yakomeretse bikomeye cyane, ngo yirukankanywe akajya kuvurirwa i Kigali mu Rwanda. Ngo noneho ari nayo mpamvu bari bahise baza bagaba ibitero bikomeye cyane, bashaka gufata uduce kugera muri Masisi centre. Ariko ngo bahise bamenya amakuru, bahita bihutira gusiba iriya posti abantu benshi babonye. Kugeza ubu rero, mu byo abantu mukunda M23 cyangwa mwumva ikirwanira mugomba kuyisengeraho, nuko M23 Lieutenant Colonel Rwingoma ngakiriho nubwo ari kwitabwaho n'abaganga. Ikintu cya mbere, ashobora kuhabira ubuzima mu bitaro cyangwa se akabaho, kubera ko amakuru yakomeje kugenda avugwa nuko Lieutenant Colonel Rwingoma ngo yari yakomeretse bikomeye cyane, anibyo byakurira abantu gukwirakwiza inkuru z'uko yaba yitabye Imana, yabaguye muri kiriya gitero. Ayo makuru ni amakuru muri buze kugenda mwumva bitewe n'ibintu bye bitandukanye byatangiye kugaragara. Gusa amakuru mpamya ko Lieutenant Colonel Rwingoma ashobora kuba akiriho nubwo ngari kwitabwaho n'abaganga. Ayo reka tube tuyavuyeho. Gusa aya ni amakuru nkurikije ubusesenguzi n'ibyo nagiye numva n'ibyo nagiye mbona, Lieutenant Colonel Rwingoma ashobora kuba akiriho, kubera ko n'uruhande rwa M23 ntago rwigeze rubitangaza. Reka twikomereze ku bindi bitero byabaye muri Mahanga. M23 ikaba yisubije agace ka Mahanga nyuma y'ibitero bikomeye cyane n'imirwano yari ikomeye cyane ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi mu rukerera, ariko bikaba byaje gutuma M23 yigarurira n'ubundi iyi Mahanga. Ariko nanone Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na koalisiyo yayo, Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bagabye ibitero bikomeye cyane muri Rubaya, muri centre, muri Katobotobo ndetse no muri Rubaya. Ariko byamaze kugaragara ko M23 yajyanye ubwirinzi bukomeye cyane buhangana na drone cyangwa se buhanura drone. Ni ubwirinzi buteye ubwoba cyane kandi bugezweho, bushobora kurasa drone mu birometero byinshi yaba irimo byose, yegereye ikirere cy'agace ubu bwirinzi buba burimo. Ni nahangamba nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri Mero Mushya mu Rwanda, reba aho nganditse subscribe kandi no kugira ngo tujye tubana nayo 5 kuri 5. Ariko nanone ushobora gukanda kuri like n'igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo iyi ni Kivu Update.